nziza tubafitiye ivuga iby'ubwami bw'Imana. Turashaka kuburira abantu ngo banyure mu nzira ifunganye. Hari inkuru nziza tubafitiye ivuga iby'ubwami bw'Imana. Turashaka kuburira abantu ngo banyure mu nzira ifunganye. Ni iki gituma mukoza Imana isoni? Ni iki gituma mukoza Imana isoni mwa basore mwe? Ngo umukobwa yagusuye muri geto ngo ntabwo watuma agenderaho? Ni uturayi se umuhaye? Ni akagati se umupfunyikiye? Umupfunyikiye umuruho, umupfunyikiye ibyaha, nawe usigaranye ibindi. Ese ko wari uzi ko muri geto bahakorera ibyaha, kuki wamwemereye ko aza? Ese wa mukobwa ko wari uzi ko muri geto atari kwa musaza we, wajyagayo kugira gute? Imana itubabarire, Imana ibeze ibatunganye. Ni iki kirimo gutuma mutobanga ibintu by'Imana? Ngo muraririmbana, ngo yaraje ngo nari nagiye ngo kwadirija ngo kugira ngo anyigishe indirimbo twari tumaze iminsi ngo mwatangiye. Wicaye ku gitanda muri geto, nta yindi ntebe yari irimo. Mwicaye ku gitanda murarepese, mukubitanye gutyo ngo amajwi agiye neza, mu kanya ibintu birahindutse muranaryamye. Nicyo cyakugenzaga? Araje azabibabaza. Nibucya dirija urangije kurepetera n'uwo nguwo, murepesa indirimbo, murepese n'ibindi, murangije ngo ugiye kurepetesha abaririmbyi bose, ngo ugiye kubabwira ibyo byaha byawe. Ubwo se kugiye ujojoba ibyaha ugiye kubabwiriza iki? Imana itubabarire, Imana itubabarire. Wa mudiyakoni we, Imana yaguhaye umugisha, urakora muri ofisi nziza, urakora akazi keza Imana yaguhaye, urahagurutse ufashe imodoka yahanye randevu n'umugore utari iwawe, mugiye kurya ubuzima ku mazi. Ngo ni ukurya ubuzima, ni ukuburya nyine. Erega iyo umuntu yariye ikintu ntabwo kigaruka. Niyo mpamvu mwabyise ngo ni ukurya ubuzima, ni ukuburya nyine. Ngo mwagiye kurya ubuzima, mwagiye kuburya nyine. Muragiye muraburiye, abantu biramenyekanye, bagukozeho ngo wari uzi ko ari wowe utanga amaturo menshi mu rusengero, ngo ibintu bizahindana kubera ko nta maturo watanze muri korali, nta maturo watanze mu kidiyakoni. Wapfanye izo feza zawe tukajya mu ijuru. Ndakubwiye yuko umuntu ugabura ijambo ry'Imana, ukora ku ruhimbi rw'Imana, akora ku byashinganywe bityo. Imana ikubabarire, Imana ikweze. Nawe uranyumvishe, ntacyo bitwaye. Kandi nawe wa mugore we mwajyanye, uwo mu rusengero uri umuririmbyi, muraririmba. Si umudiyakoni mwasohokanye? Si perezida wa korali mwasohokanye? Si umucuranzi wanyu mwasohokanye? Ariko Imana yarababonye, nubwo abantu batababona, ariko mu ijuru barabizi ko mwabikoze. Mwihaniye hehe? Nihe mwihaniye? Narinje kubabwira ngo tunyure mu nzira ifunganye. Kandi bagenzi bene data, ntabwo nshaka kurenza aha hantu kugira ngo ahari n'ikindi gihe tuzabona ibindi tuvuga. Ariko niba ngibi nubyumva uri kure cyangwa uri hafi, wikontorore. Uracyakijijwe? Uracyuzura umwuka wera? Ko wahamagawe uririmba uracyaririmba? Ko wahamagawe uri umunyamasengesho uracyasenga? Bagabo, mwa basore, mwa basaza, mwarekeye aho ngaho. Narinje kubabwira ngo narinzanye inkuru nziza, niya ndirimbo nabe ngo hari inkuru nziza bafitiye. Ndashaka kuburira abantu ngo banyure mu nzira ifunganye. Ndabizi muzanyumva muri benshi, muzanyumva muri mu Rwanda, muzanyumva muri mu bihugu byo hanze. Narinje kubabaza ngo uwo mukecuru wawe musazanye wamurutishije uriya mwana urangije segonderi? Ni ukuri koko uwo mukecuru ntabwo umukunda, urumva ukunda uriya mwana, cyangwa urashaka umwonona? Imana ikurebe. Wa mugabo ko ufite abana ukabuza ahantu umwana ava, uriya mwana urimo kugira ngo uramukunda, ngo urarudasinzire, kandi koko urarudasinzire kuko abazimu bakurimo ntabwo batuma usinzira. Uramuhora iki uriya mwana wawe? Waretse agakura akagera ikirenge mu cyo ugezeho. Risi Limited, iki ni ikigo cy'ubucuruzi cya Croix Rouge y'u Rwanda, cyabafunguriye hoteli nziza cyane iteye amabengeza. Iyi nta yindi ni yitwa Risi Kivu Breeze Hotel, iherereye mu mujyi wa Karongi. Uzahasanga amacumbi atagira uko asa, hamwe na restaurant nziza ifite ibanga mu guteka byihariye. Tubafitiye kandi sale y'inama yakira abantu benshi utasanga ahandi. Ngwino usangire ibyiza n'abawe muri Risi Kivu Breeze Hotel, wiyumvira amahumbezi aturuka mu kiyaga cya Kivu. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri telefone zikurikira: ni 07 91 85 47 16, tukakwakira na yombi.
Risi Kivu Breeze Hotel, igitego mu mahoteli. Nshuti bakunzi b'ubuzima buramya Imana TV, twongeye kubaha ikaze, tugarutse muri wa mwanya wacu wo kuganira ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Tubahaye ikaze mwebwe mudukunda kandi mudushyigikira umunsi ku munsi, aho muherereye muri iki gihugu cy'u Rwanda, abaherereye mu ntara zitandukanye, Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyaruguru, Amajyepfo ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali. By'umwihariko mwebwe muherereye i Karongi, mu mujyi hagati wa Karongi cyangwa se aho bakunze kwita ku Kibuye, aho dukorera, aho tubarizwa, turabashimira kubwo kudukunda no kudushyigikira. Imana ibahe umugisha. Njyewe wumva kuri mikoro ndi Joshua Ushimwe nk'ibisanzwe, tugarutse muri wa mwanya w'ijambo ry'Imana. Nk'uko mubibona kuri mikoro zacu, turi kumwe n'inshuti yacu, umubyeyi wacu, umuvugabutumwa Mama Usenga. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amen. Imana iguhe umugisha. Reka umanze udusengera Imana kugira ngo ibane natwe muri iki kiganiro, muri uyu mwanya tugiyemo gusangira ijambo ry'Imana. Ariko kandi numara gusenga turagaruka wibwira abadukurikiye, nubwo twe tugusanganwe hano ku buzima buramya Imana TV, ariko wasanga hari nk'umuntu uri kureba ikiganiro cyacu ari ubwa mbere. Reka umanze udusengere, turagaruka utwibwira. Mana yacu nziza, turagushimiye. Uri Imana ikiranuka kandi uri umukiza w'ubugingo bwanjye, kandi ukaba umukiza w'ubugingo bw'abari mu isi bose. Tugeze hano muri uyu mwanya mwiza kuri iyi TV y'ubuzima buramya Imana. Tugiriwe ubuntu kuko uduhaye umugisha wo kugira ngo twamamaze inkuru nziza y'ubwami bw'Imana. Nuko rero duraritse Mwuka Wera w'Imana kugira ngo aze tubane, ijambo ritambuka tubane nawe Mana. Kandi uha umugisha umuntu wese uzategera amatwi iki kiganiro, akumvira iri jambo ryawe rizagende ryinjire mu mitima, kandi umutima wose uzaryumva uzagira icyo urimarira. Urakoze Mana. Tuguhaye ikaze mu biganiro tugiye kuganira byose, kugira ngo ntabe ari twe rwose, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uwiteka Nyiringabo, tuguhaye karibu mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Ngaho reka wibwire abadukurikiye kugira ngo bakumenye, niba hari ukubonye bwa mbere, kugira ngo abashe kumenya umuntu ugiye kudusangiza ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Uwimabera Bertine, uzwi kuri Mama Usenga kubera izina ry'umwana. Nshimiye Imana cyane ko ngarutse kongera kuganira namwe. Imana ibahe umugisha. Amen. Turawakiriye. Mama Usenga, ubushize twaganiriye, waratuganirije ku ijambo ry'Imana, ariko nanone tuganiriza no ku buzima bwawe bw'agakiza, ku rugendo rwawe uko wakijijwe. Nagira ngo muri make ku bijyanye n'urugendo rwawe rw'agakiza, niba hari udukurikiye bwa mbere nawe umusogongezeho. Imana ibahe umugisha. Aka gakiza, kuvuga ibyako ntabwo bidutera isoni, ntabwo biturambira. Narababwiye ngo ntabwo ngira ubuhamya bwinshi, kuko Imana ntabwo yankijije nari umusinzi, cyangwa nari umusambanyi, cyangwa nari mu bintu bya bindi abantu baza bakavuga, nyine ukabona abantu bashatse kubyumva cyane, cyangwa kwa kundi abantu bavuga ngo nari ndi mu buzima bukakaye, ngo kurya bikomeye, ngo n'iki. Oya, navutse ndi umwana wo mu rugo rw'abakatolike bakunda gusenga, bakunda Imana, nkura tujya mu misa iwacu. Ni umwana muto narabatijwe, ngeze mu wa kabiri pirimeri mpabwa ukarisitiya, ngeze mu wa gatanu ndakomezwa. Imihango yose ya Kiliziya Gatolika ndayikurikirana uko yakurikiranwaga. Ariko icyo gihe nari umwizera mwiza ukunda Imana cyane, kuko nakundaga ibintu bya karisimatike, nkunda ibintu bya Regiyo Mariya. Kuri iyo myizerere yanjye y'icyo gihe nakundaga Imana pe, nakundaga Imana. Twaba turi inyuma y'ishusho ya Bikira Mariya, nkagenda ndira inzira yose kubera gukunda umwami wanjye, numva ari ibintu bimfashije. Ariko abo yaremye, burya abantu b'Imana ngo yari ibazi kera isi itararemwa, Imana yari ituzi. Umunsi umwe musaza wageze akunganiriza, arambwira ngo bazabona ishyano
ngo abaramye ibishushanyo bibajwe, ngo bakaramya umugabekazi wo mu ijuru, nuko ansomera iryo jambo. Akimara kurinsomera rero, numva nsinzwe n'urubanza rw'uko ntari mu nzira ahari Imana ishaka. Nuko ndiyuba rero, nkurikira papa tujya gusenga kuri Sainte Famille, tujya gusenga hariya kuri Sainte Famille kuko twasengera kuri Sainte Famille, kuko iwacu twebwe ni mu mujyi wa Kigali nyine. Hanyuma tujya kuri Sainte Famille rero, ndavuga sindi bujye kuri Sainte Famille uwo munsi, ndi busibe kugira ngo njyane na musaza wanjye hehe gusenga ku itorero ry'iwacu rya Gasave hariya ku Gisozi. Nuko niho basengeraga rero, ngezeyo barigisha, bavuga ijambo ry'Imana, ariko uko bavuga ijambo ry'Imana nkajya numva mfite ubwoba, nkajya numva sinzi ukuntu ndi kumera. Umwigisha yagiye kurangiza kwigisha, icyo gihe twari twigishijwe n'umupasiteri witwa Mitsindo Graciane, yatwigishije, nuko numva ngize ubwoba. Yagiye kurangiza numva ntazi ibintu biri kunshigura, nuko ndagenda nihuta cyane, agisoza ijambo ry'Imana ndapfukama, baransengera, numva umutwaro wose nari mfite umvuye ku mugongo. Nari umukobwa mutoya, narabibabwiye mu buhamya bwanjye, babwira ko nari umwana w'imyaka 15. Nta bintu byinshi nari nakanyuramo, ariko nagiraga agasuzuguro, nari umushizi w'isoni, nari akana k'akagare nyine gafite ubushizi bw'isoni bwinshi, kakabyiruka, gatangiye ubwibone, murumva umwana utangiye kugera muri ibyo bigero uko nari imeze. Ariko numva imitwaro yari indi ku mugongo yose imvuyeho. Icyo gihe rero naratashye ngera mu rugo, ndagenda njya kwa mukuru wanjye kumusura, nuko sinzi ahantu yantumye nko mu murima, nicara hasi ndasenga mbwira Imana ngo Mana, ko nabonye abakecuru barimo babatizwa umwuka wera. Umwuka wera nari nywuzi kubera nari mfite bakuru banjye bakijijwe. Nkabona abana bato twiganye barabatijwe umwuka wera, nkabona abantu bakuru barabatijwe umwuka wera. Nkanjye ndimo ndajya hehe? Icyerekezo cyanjye ni ikihe? Kuki biriya bintu njye ntabihawe? Ngira ishyaka uko bantumye mu nzu, nkahita mfukama hasi nkabwira Imana ngo nanjye wampaye biriya bintu. Nagera mu murima nkabwira Imana ngo wampaye biriya bintu. Bantuma kuzana akantu mu nzira, nkagenda nivugisha ngo wampaye biriya bintu. Nijoro rero twagize icyumba cy'amasengesho, habagaho ibyumba nka buri mudugudu, cyangwa reka tuvuge buri kagari da, habaga harimo icyumba cy'amasengesho. Niba uyu munsi wabo kuwa mbere basenze, ejo tukajya mu cyo kuwa gatatu bunaka, ejo tukajya mu cyo kuwa gatandatu bunaka, twahinduranyaga uburyo bwo gusenga Imana. Niyo mpamvu ibihe byacu byiza bitashiraga. Nuko ndagenda njya mu cyumba cy'amasengesho ari nijoro rero, turirimba iriya ndirimbo ivuga ngo twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijoro n'umwuka wihoraho, ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa nande n'umwuka wihoraho, dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Barayiririmba, ntangira kumva ndatengurwa, ntangira kumva ikintu kiranterura, ntangira kumva urugi inyuma yanjye rurajegera nkeguka kugira ngo ntajegeze urugi. Ndafatwa noneho ndagenda nuzura imbaraga z'umwuka wera, n'umwuka wera aranyuzura kuva ubwo kugeza na bugingo n'ubu muri 89 kugeza uyu munsi. Sinigeze numva ncitse intege muri uru rugendo. Yesu Kristo uko yari ari muri njyewe niko ahora iminsi yose. Ndashima Imana kuko yagumye muri njye, kandi uwo mwuka wera ndacyawuzura uko bwije n'uko bukeye. Imana inyambika imbaraga. Ibyo nibyo nashobora kubabwira, cyane ko ibindi mwabyumvishe. Amen. Amen. Haleluya, Amen. haleluya. Ariko ntekereza ko kiriya gihe biriya kuba mu byumba cyane byaragiraga uruhare runini mu gutuma abantu buzura umwuka wera. Urumva iyo twasengaga kuwa gatatu twabaga dufite inyigisho z'abakristo babatijwe. Twagiraga inyigisho z'abakristo babatijwe mu mazi menshi twenyine. Abasaza b'itorero bakaduhugura, bakatwigisha, bakatuganiriza ijambo ry'Imana rikomeye. Tukiga Daniyeli, tukiga ibyahishuwe, tukiga amagambo y'Imana ahabwa abana bamaze gukomera batandukanye n'aba bandi b'abanyagice. Kuwa gatanu tukagaruka tukaza mu masengesho yo kwiyiriza ubusa y'abanyetorero bose muri rusange. Ku cyumweru twabaga tuzaza mu iteraniro, kandi abakristo b'icyo gihe ntago bajyaga bapinga guterana kwera. Iyo bavugaga iteraniro, abakristo bakundaga guterana kwera. Hanyuma rero
muri ya minsi itarimo iminsi yo ku rusengero twabaga tujya mu byumba byo mu makaritsiye, yego, tuvuge none turi mu cyumba cyo kwa Joshua, ku wa mbere nimugoroba, ku wa kabiri ntaho twagiye turi mu cyumba wenda cyo kwa Manase, ku wa kane ku wundi munsi turi mu cyumba cyo kwa Daniyeli. Ibyo byumba uko bigenda bitandukana, niba kimwe kiri ku Gisozi, ikindi kiri ku Kagugu wenda mu Kiyovu, ikindi kiri ku kandi gace ko mu kandi kagari ko hirya gatoya, ugasanga tuba mu byumba nta mwanya wo guta twari dufite. yego, Cyane cyane ko n'iterambere ntiryari ryinshi, ngo abantu bahugire kuri za televiziyo, ntabwo tuzari zifite televiziyo ntizari nyinshi, cyane cyane yuko aya matelefoni yaduhugije, ubona abantu bicaye mu rugo bose bunamye bari muri telefone, abantu basigaye bahurira ahantu mu ngo bagiye kugaruka bose baruramye barahuze, cyane nta rwose, muntu ushaka kumva uwundi. Ariko twebwe twicaraga twabaga tubazanya turi nk'abana bato b'abakobwa, ngo mbese ngo baguhaye ijambo ry'Imana ngo ukigisha, ngo ni gute wakwigisha, akaguha umwanya ugasoma ukabipfundikanya, ariko ukagerageza kuvuga nk'uri kubwiriza abantu, yego, ukamubwira ngo uretse nanjye mbwirize rero wumve ko nibaduha umwanya twagiye gusenga tuzabishobora, tukiyigisha kubwiriza turi abana batoya, n'iyo mikino twakinaga. yego, Hanyuma rero hakaba umunsi twasenze, twaba turimo gusenga twafashijwe, harimo abantu babatijwe mu Mwuka Wera, tugashimikira ko n'abatarawubatizwamo nabo bawubatizwamo, yego, kandi koko Imana ikaduha umugisha tugataha abantu bawubatijwemo. Ubu rero ubona ko bitandukanye, amasaha yacu aratubarira, biragoye, ugasanga n'abatuyoboye nabwo Umwuka Wera ntabwo nzi ukuntu basigaye bawufata, kuko rimwe na rimwe n'iyo abantu bujujwe mu rusengero usanga bibaye nk'aho bazanye nk'akajagari, ukabona biteye ipfunwe ukabona biteye ipfunwe, wawuzuraga akareka ngo atarangaza abantu, umuyobozi uyoboye abantu nawe akavuga ati mukomange uriya muntu, mukomange uriya muntu, mumukomange agaruke, kugira ngo bacecekeshe ikiri mu muntu. Ariko ntabwo ariko byari bimeze, iyo wuzuraga umwuka byatumaga uri utarawuzura agira ishyari, bigatuma bariya bantu bandi nabo batari mu bihe byiza bavuga ati twaranamutse, ariko ubu n'uwuzuye ubona abantu bose bagize gutya, ukabona umudiyakoni aho aratangiye kureba umuntu uderanje iteraniro, Umwuka Wera kuri iki gihe yabaye araderanja, ni deranjoma mu iteraniro. Ntabwo ariko byari bimeze rero, baduhaga akanya, umuntu akigaragura, umuntu akarira, umuntu agakora uko Umwuka Wera amujeho, aleluya, abakuru bakamuganiriza aho yatandukiriye buhoro buhoro, bakamubwira ati ntabwo ari uko nguko bigenda, iyo umuntu yuzuye umwuka ntabwo yicekagura ngo intebe zivunike, uzasengere uwo mwuka wawe wahawe, ntabwo Umwuka Wera avuna intebe, Umwuka Wera ntabwo akubita abantu hasi, mbese bakakuganiriza nk'abapasitoro bashaka yuko intama z'Imana zihagurukira mu cyerekezo cyiza cy'abakristo. Nuko batureraga, nuko twakuraga, impuguro z'abantu bakuru zari nyinshi kuri twe, kandi twarumviraga, ntabwo twagiraga ubugari. Umuntu w'iki gihe rero avuga uti ibi bintu ntabwo ari bibi, ngo icyo mpfa nuko agakiza kari mu mutima, ariko akuzuye umutima agasesekara inyuma, niyo mpamvu ibi turimo tubisesekaza n'inyuma tukabigaragaza. Imana nishimwe, Imana ishimwe, amen. Imana iguhe umugisha. Hanyuma nagira ngo utubwire, ese muri uriya mwanya mwabaga mugiyemo muri ibyo byumba wo kuramya no guhimbaza Imana, ese agaciro k'indirimbo zo mu gitabo cyangwa se uruhare rw'indirimbo zo mu gitabo mu mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana mu kuba abantu bakuzura Umwuka Wera cyangwa se bagira ibihe byiza by'umwuka byo gufashwa, kari akahe muri kiriya gihe cyanyu? Yego, agaciro ko guhimbaza Imana mu gihe cyacu njya ntangara, abana banjye baherutse kumbaza ngo mbese mama ngo ni iki cyakumenyesheje ngo indirimbo zose zo mu gitabo ngo ukaba uzizi? Mu by'ukuri sinzizi zose, ariko nzi nyinshi. Noneho bibatangaje ndababwira nti njyewe njya numva muvuga indirimbo z'abahanzi, cya kindi kibatera kumenya indirimbo y'urukundo yasohotse, kikabatera kumenya za zindi zose njya numva muririmba, nicyo cyanteraga nanjye gufata indirimbo zo mu gitabo, kuko iyo umuntu yaririmbaga indirimbo yo mu gitabo ukumva ntuyizi, wafataga nomero yayo ukayisurinyaho, ukayicaho akarongo, kugira ngo nugera mu rugo uyiririmbishe wenyine, niko twari tumeze nk'abareperi, uyisubiremo kugira uyifate, ukayisubiramo, kuko wenda yaririmbwe n'umusaza wa kera cyane mu gakiza, wowe ukumva uri umwana nturayimenya, ukayicaho akarongo kuko igufashije, wagera mu rugo ukiha akanya ko kongera kuyisubiramo, nibwo byo nagiye kandi koko mu bitabo byinshi twajyaga dukoresha mu byumba, nanjye kera ngitangira gusengera mu byumba, nabonaga byarabaga biciyeho udukaramu, uturongo tw'ikaramu,
ukamenya iy'agakiza, ukamenya iyo Mm. gushimisha. Yego. Ariko njyewe abana basigaye bancanga, abana banjye ndagira ngo turirimbe, ngo iyo ndirimbo ngo tubwiye mama ngo niyo ngo niyo muri za zindi z'inyuma, ngo cyangwa niyo mu z'imbere, nkayoberwa iz'imbere n'iz'inyuma, sinyamenya ibyo ari byo. Abana b'iyi minsi baravuga ngo ni iz'inyuma, ngo cyangwa ni iz'imbere, N'iz'imbere. ariko ni iz'agakiza n'izo gushimisha, twaraziririmbaga. Ariko rero n'aya makorasi nayo twarayagiraga, ariko ntabwo twari tuyashyize imbere cyane nk'uko ubu ngubu urabona tujya mu cyumba umuntu agatera ikorasi, iyo wabona igiye kubafasha ukumva ahinduriyemo indi, ukumva ahinduriyemo indi, ukayoberwa ya yindi Zikaba nyinshi. ni ibiterabuze, ni iki kibaye. Yego. Ariko twaririmbaga indirimbo, reka nkubwire, njyewe njya nkunda ikorasi za kera, twagiraga gutya tukajya nko kubatiza nk'abantu babatijwe, Ahubwo uraza no kutunyurizaho tukajya rwose natwe kubabatiza, dufasha. noneho Mm. ukumva ikorasi twakundaga kuririmba turi inyuma y'abantu tugira ngo tuyibwirizemo ubutumwa bwiza. Yego. Bari kubatizwa. Barimo kubatizwa cyangwa turi mu nzira tugenda, iyo abantu bavaga kubatizwa, abantu bose bavuye kuri Yorodani, twagendaga inyuma y'abantu bavuye kubatizwa. Yego. Noneho tuvuge ni Joshua wowe wabatijwe, Nabatijwe. noneho umuntu utera ikorasi akajya aririmba ngo na Joshua yarahindutse, tukaririmba ngo yego yarahindutse, akatubaza ngo ninde wamuhinduye, ni Yesu wamuhinduye, tugasa nyine n'abasubirikana. Wow. Noneho hakaba ngo ubusinzi yarabwihannye, yego yarabwihannye, ubusambanyi yarabwihannye, yego yarabwihannye, ninde wamuhinduye, ni Yesu wamuhinduye. Tukajya tuvuga ibyaha twari tumuziho mu ikaritsiye, tubwira abantu bakiri ku muhanda banywa bari mu byabo, tukababwira ko uwo muntu yahindutse kandi ari Yesu wamuhinduye. Nuko abantu bakatugenda inyuma nabo bumva ayo makorasi, twagera ahantu tugera rero wa muntu agatanga ubuhamya bw'ukuntu yahindutse, tukabona abandi bantu bihana bakizwa, nabo bakatujya inyuma tugakiza. Nuko twavugaga ubutumwa bwiza. Urumva? Ariko cyane cyane njyewe nabonaga dukoresha indirimbo zo mu gitabo. Indirimbo zo mu gitabo nizo twakoreshaga zonyine, ikorasi yazaga mu gihe cy'amavuna. Igihe twakoreshaga amakorasi ntabwo ari mu cyumba cy'amasengesho, Yego. mu mavuna. Mu mavuna twagiye kuvuga ubutumwa ku misozi kuko byari byemewe icyo gihe, cyangwa se turi inyuma y'abantu babatijwe, tugira ngo ahantu hose turimo kunyura tugende tubabwiriramo ubutumwa bwiza. Yego. Urumva? Twagiraga iyindi ivuga ngo nzavuga ubutumwa bwiza bihane, nibanga kwihana bazarimbuka, nyamara impanda y'imperuka izavuga. Wabyumvishije? Ukavuga ngo nzavuga ubutumwa bwiza, umuntu yabyumva akumva ko tuzavuga ubutumwa bwiza ngo abantu bihane, nibanga kwihana bazarimbuka. Abantu twatinyaga Imana, twatinyaga kurimbuka, bavuga abantu bazashya, ukumva witinyiye gushya, tugakurikira Imana ngo tutazashya. Yego. Ariko ab'iki gihe baravuga ngo gushya se, ngo umuriro tuzawumenyera, ngo ntabwo tuzaba Bahita tugishya, bashyiramo ngo analize. tuzawumenyera. Noneho hari uwambwiye ngo boshye ari njye nzaba ndimo njyenyine, ngo tuzaba turi benshi, ngo turi ikivunge dushya. Kwibaza Ibyo ari byo byose Imana iturengere, ni ukuri dutinye kandi twumve yuko igihe kigeze ari ukugira ngo nukuri abantu bongere bihane, dukunde kuvuga ubutumwa bwiza. Imana ibahe umugisha. Imana iguhe umugisha. Amen. Icyo gihe cyanyu rero nubwo tutari turiho, ariko numva byari biryoshye, byari byiza. Iterambere ntiryari ryakabaye ryinshi, mbese hari n'abiga bajya kwiga mu mahanga ngo bazane imico yaho bari bataraba benshi, byari bigifite umwimerere. Hanyuma rero iyo ubigereranije n'iby'iki gihe, ubu ubona bimeze bite? Kuko abantu ba kera b'icyo gihe mba mbona namwe mutajya mutanga ubuhamya mu itorero kugira ngo ab'iki gihe bamenye uko kera byari bimeze. Mu by'ukuri rero iki gihe kiragoye, iki gihe kiragoye kuko mbona gitandukanye n'icya kera, ariko pe agakiza k'iki gihe, uburyo ki abantu ba kera tukabayemo, ujya mu rusengero ugasenga ariko ugataha wumiwe, wumiwe. Reka mbabwire ibintu nabonye bikantangaza. Korali ziri kujya hariya zikaririmba, korali ya mbere ikaririmba, iyindi ikaririmba, batangira kuririmba iyi ngiyi igatera ikorasi, yatera ikorasi bakayibyina bakayiririmba,
noneho mu buryo barimo kuririmba uriya wo muri iriya ya kabiri yajya iya kuririmba kabiri ukabona ni ugukompeta n'irushanwa aragira ngo aririmbe niyenda imihogo isaduke ariko kugira ngo iriya itabarusha amwemeze agorombyora amakorasi indirimbo barazigorombyoye hari n'igihe tuzumva ugacecekesha kugira ngo udaguma kumva ibintu bitameze nk'ibintu wahagurukiyemo yego mumbabarire wenda n'iterambere si ugupinga ababiririmba ariko ntabwo bituryohera pe ntabwo bituryohera twumva bitaryoshye kuko indirimbo barayizana akaba ari indirimbo yo mu gitabo bayitangije iteraniro umuntu akaba ati wenda namenye ko wambwiye ko ndi umunyabyaha ndihana ndizera arankiza ibyo ndirimba n'ibyo mvuga shima umukiza udasiba ntabiririmbe nk'uko umwimerere w'indirimbo uri ahubwo agashaka kuririmba nk'umuntu wemeza abari mu iteraniro nk'umuntu wemeza iriya korari imaze kuririmba urumva ngo ndihana ndizera arankiza asabiriza twese bose ariko ntekereza ko ibyo ni uburyo bwo gushyiramo utundi utuntu nyine ni utw'abantu dutuma mwebwe biryoha b'iki gihe turabaryohera ariko buriya buswa bwacu bwo mureba mukabona ni nk'ubuswa bwacu niwo mwimerere wadufashaga kuko urumva niba ndihana ndizera arankiza igihe ujya kubigorombya ukabikubitamo kariya kavirigire ndaba ntakaye nkanjye w'umukecuru ntabwo nkimenya ngo biriya bintu azanyemo se ni ibiki uribwira se ni ikindi gitero se ashatse gushyiramo arayobye bikaducanga nyine ahantu rero bigiye bitandukanira nyine urumva tuzanamo by'abantu bakuru wajya mu rusengero korari yaririmba ugasanga bararirimbye bashizeyo ariko nta n'umuntu n'umwe muri bo ugaragaye ko ariho n'umwuka w'Imana ikimenyetso erega ntimukajye munseka hari ibimenyetso ngo umuntu wese akagaragazwaho ikimenyetso kimwerekanaho uwo mwuka hari ibimenyetso bitwerekanaho uwo mwuka bamwe bahabwa kuvuga indimi nshya abandi bahawe kuba abigisha abandi bahawe kuba abahanuzi hanyuma iyo umuntu aririmbye agafashwa hari ikimenyetso tureberaho yuko ari mu mavuta y'Imana ariko wowe uzaririmba indirimbo irangiye uzi ko twajyaga turirimba abarwayi bagahaguruka bakagenda bagakira kubera uzi ko kuririmba twajyaga turirimba umuntu waje afite ikibazo mu iteraniro kigakemuka ntabwo izi ndirimbo turirimba ari firimbi ni indirimbo uririmba uri mu mavuta waba wari ufite ikintu cyakunaniye Imana ikagikoraho bene data ni iki gituma duhagarara hariya tukaririmbira mu makorasi tugahimbaza ukabona ko icyuya cyaturenze ariko twarangira twese tukihinda tukajya kwicara dusubiye inyuma kwa kundi k'inka zimara kurisha zikajya kubyagira nta kitumenyesha ko biriya bintu twatinzemo kugira ngo tubize icyuya ari ibintu byari biturimo ni ukubyina ibitenge tukabizirikira hejuru koko tukabyina tukerekerana ukabona ko twerekeranye ariko washaka amavuta mu iteraniro ziriya ndirimbo zaririmbiwemo ukayabura ni iki gituma turirimba amakorasi atanu yisukiranya kuriya nta mavuta araza mu iteraniro ni iki gituma korari ziririmba iya mbere ikaririmba iya gatatu ikaririmba bakajya kwicara ukagira nta kibaye abantu bakubita amashyi barayaduha tumaze kuririmba koko ariko ni umuhango wo gukubita amashyi ntabwo dukubise amashyi kuko dufashijwe ariya mashyi yakabaye aza no mu ndirimbo kuko hari ikitugezeho ariko niba birangiye tukayakubita tumuzi ngo turahaciye ariko ni ukureka mbabwire munyihanganire ntimundebe nabi hari igihe mu ijoro baba batatuzi mu baririmbyi baza muri korari bakareba iyi korari bagasanga harimo abaririmbyi babiri ariko korari ifite abaririmbyi 100 baza hariya mu kidiyakono ugasanga babonamo umudiyakono umwe ariko tugira abadiyakoni 80 baza mu iteraniro bagasanga ni iteraniro ritagira umuyobozi ariko tumufite hariya ku ntebe reka twigenzure mu byo dukora ibihe byarahindutse ariko natwe byaraduhindukanye Imana nitugirire neza amen yego umubyeyi wacu ati reka twisuzume turebe ko ijuru ryaba rituzi ariko se nyine uba ubona ibihe turimo byo birigaragaza umuntu wese wasenze Imana wabayeho mu bihe by'umwuka mu hashize wese arabibona akabona ko turi mu bihe bigoye mu bihe birushye bimwe Pawulo yanditse ariko se nk'iki gihe nyine ukurikije ibi bihe turimo dukwiriye gukora iki kugira ngo ububyutse bwongere bugaruke ikintu kimbabaza
ni uko natwe twitwa ngo turi bakuru twagendeye muri icyo kigare tukitinya tukumva ko nta kintu twavuga, nta kintu wavuga wenda mu buyobozi, ntacyo wabwira aba bana kuko ibyo bakora nawe urabyizihiza ukaba umufana wabyo, natwe ntacyo twakoze. Yego. Ariko niba twari tuzi icyo gukora, umuntu wese ubona ko ibintu byahindutse agafata ibihe byo gusenga agasenga, nta kindi kintu kizana impinduka bene data, ni ugusenga. No gusenga. Gusenga guhindura ibintu byanze guhinduka. Amen. Gusenga kwatumye abayuda bari gupfa, nuko kubera gusenga kw'abayuda, abayuda ntibaba bagipfuye. Kuki Hallelujah. itorero ripfa duhari? Kuki itorero rimera kuriya duhari? Ariko twaheze mu kunegurana, mu kugaya gusa, twakoze iki? Natwe dufitanye urubanza n'Imana, kuko urabona Imana itubabarire. twakabaye twiyegeranya natwe ubwacu, tukavuga ngo ko bimeze gutya dukora iki? Tukegerana tukabwira Imana ngo dufite agahinda kuko ibyawe birimo bipfa, Mana gira icyo ukora. Imana yigeze itubwira igihe kimwe ngo kuki mupfusha mukarira, ngo njye napfusha mugaseka. Nyamara koko Imana irapfusha tugaseka, twe twapfusha tukarira. Ariko reka mbabwire, ari ab'iki gihe, Sobanura ako kantu. Ni ryari duseka Imana yapfushije? igihe duseka Imana yapfushije, umuntu ujya kumva ukumva ngo umukobwa wa naka wenda urugero yatwaye inda. Yego. Yewe yaratinze uriya we, yaratinze. Urumva yaratinze ubivugiye iki? Ntabwo bikwiye. Ubivugiye ko utayabyaye, ubivugiye ko utazabyara, ubivugiye iki? Ntabwo yatinze kuko si cyo yavukiye. Imana ijya itubabarira. Ukajya kubona ukuntu umuntu yari ari mu itorero none yaguye. None uwo muntu uko yaguye, mukavuga ngo yewe ngo uriya muntu ngo yaguye, ngo ubundi se yari arimo? Ko wamenye ko atarimo mukaririmbana, ko wamenye ko atarimo mukabana umudiyakoni, kuki wari uzi ko atarimo? Kuki ubivuze ari uko yagiye? Reka mbabwire, irapfusha tugaseka koko. Urumva se tutaba dusetse? Dusetse. Ngayo nguko. Imana itubabarire. Itubabarire pe, itubabarire. Kandi ikintu nsenga ninginga Imana, buriya abantu bitwa abakristo, ikintu nanone kimeze nk'ikintu kidutsikamira cyane, ubona tuvuga amagambo menshi tutakontorora indimi zacu. Indimi zacu biravuze ngo ururimi ngo ni inyama ntoya, kandi mu by'ukuri ushaka gukora ibintu bikomeye bibi. Agashashi gato k'umuriro gatwika ishyamba. Ijambo ushobora kuvuga ryagera kure. Imana iduha ubwenge bwo kuvuga. Yego. Imana itubabarire. Twari turimo tuvuga ngo ese mu gihe turimo uko tubona ibihe byabaye bibi mu nzu y'Imana, abantu baraterana bagataha nta n'umwe uvuze ku ndimi cyangwa se ugaragayeho ibimenyetso by'umwuka wera, kandi kera rwose wasangaga umuriro waka, abantu bafite ibihe byiza bidashira bihoraho, tukavuga ngo ese ni iki twakora kugira ngo ibihe by'ububyutse byongere bigaruke mu itorero? Mbona twasenga, ariko kandi twasenga twagira. Iyi TV yumvwa n'abantu benshi. Yego. Kimwe n'uko hari n'ubifungura yabona birarambiye akabivaho. Ntabwo abantu bafite inyota yo kumva ibintu cyane ngo babyiteho. Yego. Ariko hari n'abandi babyumva. Icyampa nagiriwe ubuntu n'Imana, nanjye mbasha wenda kuvuga ku buryo ibi bintu bigera ku bantu benshi. Ariko icyampa ibi ngibi tuvuga bigahera hejuru mu bayobozi, kuko abayobozi nibamenya yuko umwuka wera akenewe mu itorero, bazaha umwanya mwuka wera. Yego. Abayobozi nibamenya yuko hari ibintu byahindutse, baziyegereza abantu bakuru mu itorero babaze ngo twakora iki. Yego. Ariko ubu ngubu umwana arahinduka vuba ngo ni umupasiteri uyoboye bunaka. Ayoboye bunaka se kubera inararibonye y'umurimo afite? Ayoboye bunaka se kubw'intambara? Erega buriya reka nkubwire, buriya urabizi ko no mu gisirikare bataguha ipeti utaciye mu ntambara zikomeye ngo uzitsinde. Ntabwo byashoboka. Ipeti rya kadogo ribaho. Ntabwo ribaho. Ariko Bibiliya ibivugaho yuko buriya umuntu yindutse vuba ntakwiye guhabwa inshingano. Yego. Turatandukira tukabikora, ariko se ugasanga ngo umuntu ngo ni umushumba w'itorero ry'ibunaka. Usibye ko umushumba w'itorero ry'ibunaka se yigiye he? Buriya Dawidi ajya atubera icyitegererezo. Yego. Haleluya. Amen.
kuko yanyuze mu bintu bikomeye atari uko Imana itazi ko ameze nk'uko umutima wayishaka. Yaravuze ngo mbonye umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka kuko yari azi guca bugufi. Amen. Dawidi yabaye mu ishyamba yigishirizwa n'Imana kurwana n'intare n'idubu mu ishyamba kugira ngo nahura n'ibigerageza azavuge ngo natsinze intare nesha idubu. Ntabwo ibi ngibi byandusha imbaraga. Yego. Haleluya. Amen. Yo haleluya. Amina. Imana yagiye kumwigisha irangije ntibyahwanira aho ngaho biriya byari iby'intare. Imwigishiriza ku mwami Sawuli. Sawuli aramugerageza kandi amugerageza ari uko amaze kwica umwanzi w'Abisirayeli. Yego. Amaze kwica Goliyati bimuzanira ikigeragezo cyo kugira ngo ageragezwe kugeza ubwo atorongera mu ishyamba, kugeza ubwo yiga kwihangana, yiga kubabarira, yiga ibintu kubirenza amaso, yiga kurya no kutarya, yiga ibintu byinshi cyane. Hanyuma rero Imana ibona ko akwiriye kuba umwami ariko yarigishirijwe hehe? Mu ishyamba. Wa muntu we wigishwa ayahe masomo? Nta yahe masomo. Usanga abarokore dukunze kuvuga ngo ubu rero ngo nize ngo amashuri, ngo mfite amashuri menshi ngo y'Imana. Wareba ngo umuntu ngo amashuri yize ngo yarashonje, ngo yariye ibivuzo, ngo ibivuzo ngo byajemo inyo, ugasanga nibwo buhamya abantu bafite ko bashonje. Ni byiza simbyanze pe, nabwo ni ubuhamya, ariko ubwo buhamya urabufite, Imana yakugiriye neza, ubuhamya bwaratambutse. Ariko se mu by'ukuri ubwo buhamya uburinze ute? Ko Imana ikuzamuye ikagukura aho hantu, ikakuvana muri ibyo bivuzo, ikaguha icyayi cy'amata, ukitwayemo neza? Yego. Se ubundi ko Imana yabashubije mwayituye iki? Kuguma kubivuga ntacyo bidutwaye, ni byiza, ariko wavuye mu bivuzo ugeze ku cyayi uragwa. Wavuye ku bivuzo Imana igukorera ubukwe bwiza urashyingirwa, ariko umugore washatse umuca inyuma. None se nicyo Imana yagukuriye mu bivuzo, cyangwa bigukuriyemo kugira ngo uzayinezeze ukora icyo Imana ishaka? Nari ndimo kuvuga rero ngo buriya dukwiye, abayobozi bacu bakwiye kureberera itorero birenze ubu ngubu, birenze ibyo bareberera ngo uriya muntu ko abaye iki ngiki. Mbese Imana bakoranye gute? Bakoranye gute mu gihe iki n'iki? Bakoranye gute mu gihe iki n'iki? Bakoranye gute mu gihe iki n'iki? Erega birashoboka ko ushobora kuba urangije masters cyangwa ufite doctora cyangwa ufite PhD, ariko utazi kuvuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. None se utekereza yuko kuba mfite iyo lisansi yanjye cyangwa doctora yanjye cyangwa PhD yanjye bimpesha kuba mfite impano yo kuba ndi umwigisha? Ntabwo ari cyo bimpesha. Nshobora kuba mfite ibyo ngibyo ariko wenda ndi umuhanuzi. Nshobora kuba mfite ibyo ngibyo ariko wenda ikintu Imana yambonagamo ariko hakunda abantu basukura mu rusengero cyangwa bakajya kurukoropa, ariyo mpano. Ndabaza abapasitori. Ariko igihe kigezweho ubona ko abantu basigaye bayobora amadini cyangwa amatorero, bisaba kuba warize, warabyigiye, ufite n'andi mashuri. Ni byiza kugira ngo umenye no gukontorora abantu baba muri iryo teraniro, bitewe n'uko nabo abantu benshi ubu barize barasobanutse. Bisaba ko nawe rero uba warize. Numva nabyo ntabwo twavuga ko ari bibi. Ntabwo ari bibi, nta nubwo nabipinze, kuko buriya umuntu iyo atize hari ahantu agarukira, hari ahantu atarenga. Yego. Ariko ntabwo nashaka kuvuga yuko kwiga ari bibi. Intego nari mfite ni ukugira ngo umuntu wese ajye mu muhamagaro we. Umwigisha abe umwigisha, umuvugabutumwa avuga ubutumwa, ariko na wa wundi ujya hariya kugaburira abera, kugaburira abapfakazi n'imfubyi, aribo babandi sebukwe wa Mose yavuga ati ibi bintu nukomeza kubikora wenyine uzatagangara. Ibyiza ni uko utora abagabo 70 b'abanyabwenge. Nibyo ibi ngibi bakora ni ibintu bizima, ariko natoranya abo bagabo abashyireho kugira ngo bamufashe, ariko baba ari abantu buzuye umwuka wera nawe. Nyuma y'ubwenge bwa bundi bwo mu ishuri bongereho kuzura umwuka wera w'Imana, kandi uwo mwuka wera abayobore. Ntabwo nabipinze rwose pe, kuko ni igihe n'umuntu mukuru n'umukecuru n'umusaza n'umuntu wese akeneye kujijuka. Turi mu gihe cyo kujijuka. Utajijutse nta kintu yakungura abantu b'Imana, ariko najijuka ariko yinjire no mu buzima bwa mwuka wera w'Imana. Urakoze kabisa. Ibyo uvuga nibyo. Mu byiciro byose bibaho muri ubu buzima, abantu b'Imana ntibakwiriye kwirengagizwa. Hari abantu baba bari mu myanya ikwiriye, barize, bafite yego rwose, abantu b'Imana ntabwo bakwiriye kwirengagizwa,
muri sector zose cyangwa muri departement zose z'ubuzima, kuko ntekereza nibuka ijambo ry'Imana ry'umwami Nebukadinezari yigeze kurota inzozi arazibagirwa, ahamagaza abanyabwenge bose, ahamagaza abakonikoni, abahamagaza ibyiciro byose, arababwira ngo narose inzozi kandi nazibagiwe, arambwira ngo nimutambwira inzozi narose murapfa. Icyo gihe rero n'abo banyabwenge bize amashuri ashoboka yose nta n'umwe wabashije gusobanura izo nzozi, ahubwo baramubwiye bati nyaguhora ku ngoma, basi tubwire duke wibuka tugoragoze tumenye icyo byari bishatse kuvuga, ariko inzozi barose byo byagorana, keretse mubonye ba bantu basenga imana yindi atari izi zacu. Nibwo rero bazanye Daniyeli na bagenzi be barasenga, bamaze gusenga basinziriyeho gato, nibwo Daniyeli yaje arota za nzozi, hanyuma ajya imbere y'umwami arazisobanura, aramubwira ati ntiwarose gutya na gutya. Wawu! Rero abantu b'Imana byanze bikunze barakenewe muri sosiyete, barakenewe mu buzima, barakenewe abanyamwuka, abarota, abumva ijwi, abahanuzi. wibuka se yuko umwami hari aho yanamubwiye bashatse kumugira minisitiri w'intebe, amaze kuza kurotora inzozi, kandi nuko ngo abwira abandi bo muri guverinoma ye ngo twakura hehe, bavuze ngo Aho ni kwa Yozefu. yarabagira inama ngo nibahunikishe, amaze kubabwira iby'inzara y'imyaka 7, uko babigenza ngo aravuga ati bazatsinde none inzara. mufate iyo myaka 7 y'uburumbuke, abantu bamara kweza muhunike mu bigega ibintu bizatunga abantu muri iriya myaka 7 yindi y'inzara. Bizaba bihari. baravuga ngo twakura hehe umuntu urimo umwuka w'Imana yera, Haleluya. mwabavuze umwuka w'Imana zera, kuko nizo bari bazi nyine n'izabo, Yego. ariko nta muntu bari kubona urimo umwuka w'Imana nk'uwo. Haleluya. Amen. Umwuka w'Imana ariko ni umuyobozi, reka twemere uwo uri we wese mu rwego rwawe, ukomeye cyangwa uworoheje. Bagenzi bene data, dukwiriye umwuka wera, nta Haleluya. kindi kintu cyongeyeho, nta cyabisimbura, nubwo twagarukira aha ngaha Joshua, dukwiriye umwuka wera Dukwiriye umwuka wera. cyonyine. Imana iguhe umugisha. Amen. Reka n'ubundi ukomerezeho, twinjize muri za ndirimbo watubwiye za kera zajyaga zibafasha muri icyo gihe cyanyu. Ibyo ari byo byose, mu bantu badukurikira harimo abantu muri generasiyo imwe, hanyuma twinjize mu mwanya w'ijambo ry'Imana, ariko n'indirimbo, n'ako karirimbo ntikaze kuburamo, ndagasabye. Murakoze Imana rero, iduhe umugisha. Imana iguhe umugisha. Amen. Ni karibu mutubwire ijambo ry'Imana. Reka twongere dusenge. Amen. Mana, turagushimiye, uri Imana nziza nziza, ntabwo twabona uko tukuvuga. Imirimo ukora ni imirimo itangaje, wadukoreye ibirenze kuba tukiri mu buntu bwawe, nuko wadukomeje. Iyo tugufata twari kukurekura, ariko waradufasha uradukomeza, bituma natwe tukugumaho. Nuhimbazwe. Noneho rero uyu mwanya turimo kuvuga, ibi tuvuga ntacyo twakora. Ijambo ryawe ni umutsima udutungira ubugingo. Tugiye kumva ijambo ryawe rero, nurishyigikire Mana, riragera mu mitima myinshi, ariko aho rigera rikora umurimo waryo, kandi riwusohoze neza, kuko ni ijambo ryawe nyine, ntabwo ari iry'umuntu. Urakoze ko ugiye kudufasha kandi ukatwitaho, mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Indirimbo kuko nabwiye ko ndabaririmbira, ariko mu gukizwa kwanjye hari igihe najyaga nkorwaho n'umwuka w'Imana nkahanga indirimbo tukaziririmba. Hanyuma muri izo ndirimbo rero harimo imwe nibukijwe ejo bundi, ijyanye n'ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye. Ndumva nshaka ko nyibaririmbira, birashoboka haba haciye igihe wenda umuntu ataririmba, ariko ndagerageza uko nshoboye, Bayayituririmbire, ndagerageza dufashwe uko mu nshoboye, izina rya Yesu. twumvemo ubutumwa burimo. Ni ukuri, ni indirimbo icyo gihe cyanjye cy'inyuma aho ngaho nagiye mpimba, nkaririmba, kandi nkumva ziramfashije. Imwe muri zo rero ndumva nayibaririmbira. Yego. Hari inkuru nziza tubafitiye, ivuga iby'ubwami bw'Imana. Turashaka kuburira abantu ngo banyure mu nzira ifunganye. Hari inkuru nziza tubafitiye,
ivuga iby'ubwami bw'Imana. Turashaka kuburira abantu ngo banyure mu nzira ifunganye. Yerusalemu murwa w'abera, abera baragukumbuye. Yesu banguka utabara abera, dore bamaze kunanirwa. Uwihangana akazagerayo niwe uzabona ingororano. Uwihangana akazagerayo niwe uzabona ingororano. Witinyishwa n'ibyo ubona mu nzira, nubwo intare zirimo gutontoma. Ihangane witinye urugamba, turi hafi kururangiza. Witinyishwa n'ibyo ubona mu nzira, nubwo intare zirimo gutontoma. Ihangane witinye urugamba, turi hafi kururangiza. Yerusalemu murwa w'abera, abera baragukumbuye. Yesu banguka utabara abera, dore bamaze kunanirwa. Uwihangana akazagerayo niwe uzabona ingororano. Uwihangana akazagerayo niwe uzabona ingororano. Mwene data wicika intege, dore ndabona ingororano. Amagare menshi dore araje gutwara abihanganye bose. Mwene data wicika intege, dore ndabona ingororano. Amagare menshi dore araje gutwara abihanganye bose. Yerusalemu murwa w'abera, abera baragukumbuye. Yesu banguka utabara abera, dore bamaze kunanirwa. Uwihangana akazagerayo niwe uzabona ingororano. Uwihangana akazagerayo niwe uzabona ingororano. Uwihangana akazagerayo niwe uzabona ingororano. Amen. amena. Iyi ndirimbo rero nyihimba, nakundaga gutangiza indirimbo zanjye ijambo rivuga yuko mfite inkuru nziza mbwira abantu. Kuko numvaga ameze nk'umuntu uri mu gihe cyo gutanga amatangazo. Yego. Amatangazo y'uko Yesu agiye kuza gutwara itorero. Niyo mpamvu yavuga ngo mfite inkuru nziza mbafitiye ivuga iby'ubwami bw'Imana. Ndashaka kuvuga ngo ndashaka kuburira abantu ngo banyure mu nzira ifunganye. Kuko nabonaga nca mu nzira ifunganye, Yego. inzira ijya mu ijuru ni inzira iruhije cyane. Imana nitugirire neza. Amen. Nakomeje ku cya kabiri mbwira abantu ngo bicike intege. Nabonaga intare zirimo gutontoma, ariko ndababwira ngo bitinye urugamba. Yego. Abakristo mureke twe gutinya urugamba. Haleluya. Amen. Kuko intare zirimo gutontoma ariko zirazira. Twe gutinya urugamba, dukomere tugende iyo tujya. Hallelujah. Amen. Haleluya. Amina. Hanyuma rero ngeraho ndababwira ngo mwicike intege, dore ndabona ingororano. Amina. Amen. Ibyo dukora, ibyo tubamo bifite ingororano. Ndabona ingororano, ariko amagare menshi araje gutwara abihanganye bose. Tuzajya mu ijuru. Amen. Haleluya. Amina. Kandi Imana izatugirira neza. Mureke tuganire ijambo ry'Imana. Imana yashyize ku mutima wanjye ijambo ryiza rivuga kunyura mu nzira ifunganye. Amen. Amen. Kunyura mu nzira ifunganye ni ijambo ryanditse mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo, ibice byaho 7, umurongo waho wa 13. Iryo jambo Imana yashyize ku mutima wanjye riravuga ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi.
ariko irembo rifunganye ni inzira ijyana mu bugingo, iraruhije, abayinyuramo ni bake, Imana nitugirire neza. Iri jambo rivuga ngo munyure mu irembo rifunganye, ngo kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini. Yego. Irembo rigari ni inzira ijyana abantu kurimbuka kandi ni nini, ni inzira ngari kandi abayinyuramo ni benshi. Reka mbabwire, iyo abantu bagenda mu nzira nini bagendanamo ibintu byose bafite. Umuntu ugenda mu nzira nini nta kintu asiga inyuma. Umuntu ugenda mu nzira nini ashatse yakurura ihene, umuntu ugenda mu nzira nini ashatse yakurura inkoko, umuntu ugenda mu nzira nini ashatse yashorera inka, umuntu ugenda mu nzira nini yashatse yagenda atamba uko abyumva. N'umusinzi mujya mubona abasinzi ntibagendera inzira imwe, ayigendagendamo yinyeganyeza kandi atembagara, ariko agatembagara muri ya nzira kuko ni inzira ngari. Ariko Bibiliya iravuze ngo iyo nzira nubwo ari ngari gutyo ijyana abantu kurimbuka, ngo kandi abayinyuramo ni benshi. Reka mbabwire impamvu ya nzira kuyinyuramo byoroheye abantu. Ni inzira nini, umuntu biramworoheye guhagurukana na kamere ze zose akazinyurana muri iyo nzira. Ntabwo ari inzira igusaba kwiyambura, ni inzira unyuranamo n'ubusinzi bwawe, ni inzira unyuranamo n'ubusambanyi bwawe, ni inzira unyuranamo n'ibinyoma byawe, ni inzira unyuranamo n'amagambo yawe, ni inzira unyuramo ujya mu bapfumu uraguza kandi ukaba no mu rusengero. Ni inzira unyuramo itagusaba kwiyambura ibikuremerera. Bibiliya yambwiye ngo abayinyuramo ni benshi. Bene data, abaca muri iyi nzira ngari ni benshi. Imana nitugirire neza. Ndumva nshaka kubwira umuntu wese usanze yaragiye muri iyi nzira ukagenda ukavuga ngo uri kujya mu ijuru ariko ufite ibintu wahagurukanye, ntabwo uranyura mu irembo rifunganye. Bibiliya yambwiye ngo irembo rifunganye ngo ni inzira ntoya, ngo kandi ijyana mu bugingo, ngo abayinyuramo ni bake cyane. Imana nitugirire neza. Abantu bajya mu bugingo baca mu nzira iruhije. Muzi ko hari igihe njya numva abantu bavuga ngo ariko ngo abantu basenga ngo nibo babona ibyago, ngo abantu basenga ngo nibo bakena, ngo abantu basenga nibo babona amakuba. Ni uko ari inzira ntoya ijyana abantu mu bugingo, iraruhije. Impamvu iruhije kandi abantu bakayinyuramo mukabona ntibatera imbere, umuntu wakijijwe ntabwo yemerewe kwiba. Ntabwo umukobwa wakijijwe yemerewe gufata amafaranga atari aya mafaranga yakoreye cyangwa yahawe n'ababyeyi. Impamvu ari inzira, iyo nzira munyuramo ari inzira ngari, ni uko umukobwa akora akazi ariko agakoresha n'andi mafaranga atakoreye. Bya bindi ab'iki gihe mwita ngo ni ugukura ibyinyo. Ni ukuvuga ngo arakorera amafaranga ariko n'umuhungu umutelefonnye amubwira ati nabuze amavuta yo kwisiga, n'umuhungu umutelefonnye amubwira ati inzara zanjye ntabwo zimeze neza, cyangwa se namubwira ati twahurira amubwira ati ariko guhura nta birenze. Hari imvugo ab'iki gihe bakoresha ngo nta birenze, umubwire ngo nta birenze, nta birenze. Nawe ati tuzahurire ibunaka, hari ibirenze se? Muhurire ibunaka ariko afite icyo agushakaho. Reka mbabwire, inzira ifunganye ni inzira ijyana mu bugingo. Umukobwa wayinyuzemo ntabwo arya amafaranga, ntabwo arya akatagabuye. Aremera akambara ijipo imwe ariko akazajya mu bugingo. Aremera akambara inkweto imwe ariko akazajya mu bugingo. Kandi reka mbabwire, nta ni ukwibeshya, nubwo ndi gukoresha iryo jambo, nta ni ukwibeshya. Ntabwo Imana yacu ari umukene. Iyo umuntu akijijwe, Imana irambika. Haleluya, Imana irambika. Reka mbabwire ngo inzira ijya mu ijuru ni inzira ifunganye. Ntabwo umugabo wamenye Imana, hari igihe najyaga mbona nk'umuntu ashobora kugenda akaba umufundi ku nzu ya runaka, yasagura isima akayitwara, yasagura ikaro akaritwara, yasagura agakoresho runaka akagakoma umufuka akagatwara, akagapushika akagatwara. Ugasanga umuntu yubatse amazu, yagiye yubakwa n'ibikoresho yiba ku mazu y'abandi, ku mataje yagiye apatana. Ariko umuntu ujya mu ijuru ahembwa amafaranga ye, akaba mu nzu ntoya, akaba mu nzu idafite na bya bindi byose kubera ko yakoresheje amafaranga ye. Ntuzabone ngo wageze iyo ujya ngo unyege abantu basenga ngo ni uko basenze ngo cyangwa bakenesheje, ni uko batariye akatagabuye. Yesu natugirire neza. Iyi nzira ijya mu ijuru ni inzira ifunganye, ni inzira idusaba kwiyambura ibituremerera. Haleluya. Ni inzira idusaba kwirinda icyaha n'igisa n'icyaha. Umuntu wakijijwe ntabwo agomba gutwara ibinyoma muri iyi nzira. Iyi nzira nta kindi kintu itwara.
bya bintu umuntu akubaza ngo ugeze hehe, ngo ngeze ku giti cy'inyoni kandi uri i Kanombe, uri i Kanombe uramubeshya ngo uri ku giti cy'inyoni ntabwo urahagera, mubwire ngo ndi i Kanombe, nta cyaha ntabwo ari bugufunge, nta gereza agira. Imana idukize cyane kandi Imana iturengere cyane. Ikinyoma cyishe abantu, umuntu arakubeshya ngo araryamye, waba uhagaze ahantu ukabona moto imunyuranye aho ngaho, burya yakubeshyaga ari iruhande rwawe. Ibintu by'ibinyoma abakristo mwabikuye he? Ninde wababwiye ko umukristo abeshya? Mubeshyera iki? Kubeshya bibamarira iki? Ibintu byitwa kubeshya ni ibintu byinjiranye abantu b'abanyetorero cyane. Ndabwira abantu ngo nimureke twihane amagambo yo kuvuga ku bandi. Bene data, ibintu byawe warabirangije ku buryo wumva ugomba gushyiraho n'ibyanjye? Abana bawe wabareze neza ku buryo ugomba kureba abandi uko babayeho? Ni iki gituma duta ibyacu? Bibiliya yaravuze ngo wisiga umugogo uri mu ijisho ryawe ngo uze gutokora agatotsi kari mu ryanjye. Wirebe imigenzereze yanjye. Mwa bagenzi mwe bajya mu ijuru, kubera iki mukunda gutinda ngo urugo rwo kwa runaka ngo rumeze gutya na gutya? Urwawe wakemuye ibibazo by'urwawe? Warabikemuye? Amagambo tugira, abantu baba mu rusengero tukavuga amagambo menshi, amagambo yashubije abantu b'Imana inyuma, twatumye abantu bava mu nzira kubera ko bavuga amagambo ngo runaka ni inzererezi, ngo yirirwa agenda ngo aravuga ubutumwa. Waretse yamuhaye ubwo butumwa ikazabimwibariza, wowe bushinzweho iki? Igituma umwita inzererezi ni iki? Ko atazerera ngo nagaruka aze kugufunguza, uramutukira iki? Imana nitubabarire cyane, tunyure mu irembo rifunganye. Ibyo byose ndi kubabwira ni ibintu byatumye abantu batakinyura mu irembo rifunganye, bakanyura mu irembo rigari bakaryita irifunganye. Imana nitubabarire cyane. Bene data, ni iki cyatumazemo urukundo? Abantu b'Imana ko bakundanaga. Ikirimo gutuma ubona mwene so ukumva ntimwabana muri korari, waremeye ureka umurimo w'Imana Imana yaguhamagaye ngo nuko kanaka wujemo. Ariko reka mbabaze, hari ikintu cyanyobeye. Umuntu mutadikanyije isambu, ntufite abana ngo umwana wawe n'uwe barwanye, nubwo barwana mwabakiza. Mwahuriye muri aka gakiza tuvuga ngo twahujwe n'amaraso ya Yesu, ariko aka gakiza twahuriyemo ni nako twanganiramo. Umuntu ukavuga ngo ntumwishimira, ngo n'ahantu ari ntagufasha, ngo n'ibintu avuga ntibijya bigufasha. Ese ko udafashwa n'umuntu uzi urebesha amaso, ufashwa n'Imana utazi ahantu iba, utabonye? Igufasha ryari? Bigenda bite ngo Imana igufashe? Mbere y'uko ukunda Imana abanza unkunde, kuko ni njyewe urebesha amaso, ni njyewe uzi, ni njye ushobora kubwira uti ibi bintu ukora ntabwo ari byiza. Imana ntabwo tuzi uko imeze, tuyizezwa n'imirimo ikora. Mwa bagenzi bajya mu ijuru, mwaretse tukafata urukundo. Sinzi itorero Pawulo Yohana yigeze avuga ryo mu byahishuwe, ryabwiwe ngo mfite icyo nkugaya, ngo ni uko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Dukizwa twari dufite urukundo. Wareba abantu b'Imana bo mu rusengero ukagira ngo n'abamarayika, none aho uhamenyereye, ugiye muri korari, ugiye mu kidiyakoni, ugiye mu kiyobozi, nibwo wabonye abo wanga? Ese ni ibyo ngibyo byakuzanye mu buntu bw'Imana? Mureke dukundane, dukunde bene data. Udakunda ntazi Imana, kandi umuntu udakunda mwene se ni umwicanyi. Aya magambo y'Imana azajya adufasha tuyamenye, tuyazirikane. Imana nitugirire neza cyane. Bibiliya yavuze ngo tunyure mu irembo rifunganye. Naje kubabwira ngo tunyure mu irembo rifunganye. Naje kubabwira ngo tuve mu nzira ngari ijyana abantu kurimbuka. Tureke gutengata muri ubu buntu bw'Imana twahawe. Pawulo yabwiye itorero ry'i Korinto mu rwandiko rwa kabiri rw'i Korinto mu bice 6 umurongo waho wa mbere. Yaravuze ngo nuko bene data ngo ndabinginga kugira ngo mwe guherwa ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. Mwe guherwa ubuntu bw'Imana kugira gute? Gupfa ubusa. Ubuntu bw'Imana twahawe, mureke tubukoreshe uko bungana. Haleluya. Tubukoreshe uko bungana. Niba wahawe kuririmba, uririmba unezerewe. Niba warahawe guhanura, uhanura unezerewe. Wihanura utera ubwoba, wihanura uca abantu b'Imana intege, wihanura ubwira abantu ibiri mu marangamutima yawe. Wamaze kumva ko kanaka yaguye mu cyaha, uje kubinyuza mu buhanuzi. Wamaze kumva ko kanaka afitanye amakimbirane na runaka, wibinyuza mu buhanuzi. Niba ubizi, genda nk'umuntu, ugende mu kimuntu, umubwire uti kwangana n'ibibi. Ariko wibeshyera Imana ngo niyo yabikubwiye ngo binyuze mu buhanuzi. Niba uhanura, hanurira mu rukundo kandi uhanura unezerewe.
kandi niba warahawe kubwiriza ubutumwa bwiza, wibwiriza ubutumwa bwiza ufite umuntu ushaka kumenasa, wivuga ubutumwa bwiza ufite umuntu ushaka gukubita mu ijambo ugiye kwigisha. Oya, haleluya! Tubwirize ubutumwa bwiza. Bwa bundi Pawulo avuga ngo ubutumwa bwiza ntabwo bunkoza isoni. Ubwirize abantu nk'ukeneye ko bakizwa. Amen. Kandi niba Imana yaraguhaye umurimo runaka mu itorero, waraguhaye guhugura, hugurana ubugwaneza. Niba hari umuntu wabonyeho ikosa, rimubwirana ubugwaneza, arigorore kubera ko ariko ijambo ry'Imana ryamuteje mwene data kugira ngo amuhugure. Yesu ashimwe cyane. Imana niturengere bene data. Naje kubabwira ngo tunyure mu irembo rifunganye. Ni irembo ritoya, ni irembo ritoya, ntabwo abantu barinyuramo ari benshi, ntabwo abantu barinyuramo ari benshi, ni bakeya. Abantu barimo kumvira umwuka ni bakeya, abantu barimo kwihanganira muri uru rugendo ni bakeya, abantu bafite imbabazi muri uru rugendo ni bakeya, abantu bahawe kugenda uko ijambo ry'Imana ritubwira ni bakeya. Irembo rifunganye riraruhije. Inzira ijya mu ijuru ni inzira iruhije. Yesu ashimwe. Pawulo rero avuga ngo ubwo buntu bw'Imana mureke twe kubupfusha ubusa. Kandi agera ku Befeso, nanone Pawulo abwira itorero ry'Efeso ibice 2:5, arababwira ngo twebwe, ngo abari kure kera, ngo twigijwe hafi n'amaraso ya Yesu, ngo twari dupfuye, ngo tuzira ibicumuro n'ibyaha byacu, ariko aravuga ngo ubuntu nibwo bwadukijije. Haleluya! Twakijijwe kubw'ubuntu. Nabonye ibintu by'ubuntu abantu babipfusha ubusa. Umuntu ajya ahabwa amafaranga y'ubuntu, akararanganya umutima, akumva ashatse ikintu ari buyakoreshe akakibura, ariko kubera ko ari ay'ubuntu, amafaranga y'ubuntu agiye aca abantu mu myanya y'intoki, kubera ko ari ay'ubuntu utayavunikiye. Amafaranga wavunikiye ushobora kujya kuyagura umwenda, wajya kugura umwenda ukagura umwenda uvuga uti aya mafaranga yamvunye ndagura umwenda umeze gutya na gutya kuko wawushakaga, ariko amafaranga y'ubuntu ubona akari ukagashaka n'akari ukagashaka ukayatagaranya kubera ko ntabwo yakuvunnye. Ikintu cy'ubuntu ni ikintu umuntu atagaguza cyane, ariko ubuntu bw'Imana twahawe nari nje kubabwira ngo twe kubupfusha ubusa bene data, tubugire ubw'agaciro. Ni ubuntu bwavuye mu maraso. Haleluya, haleluya. Mu ijuru ngo habaye inama, abakuru n'ibizima baraterana, Imana iravuga ngo mureke tureme umuntu ase natwe, agire ishusho nk'iyacu. Ariko ngo igihe kiragera, umwana w'umuntu aracumura, Satani mubi, umugome acumuza umuntu, amugusha mu cyaha, ariko Imana isanga ntabwo byarangirira aho ngaho, yohereza Yesu. Yesu aremera, yemera kuza kuducungura, nta kiguzi. Kuba Imana yaragutoranije ntacyo wayihaye, kuba naratoranijwe ntacyo nayihaye, ni ubuntu twagiriwe. Mwa babyeyi mwe, ni ubuntu twagiriwe. Imana iduhe umugisha. Reka mbabwire, inzira ijya mu ijuru iraruhije, inzira ijya mu ijuru iraruhije. Ndashaka kubwira abakobwa ngo inzira ijya mu ijuru iraruhije, iraruhije mwa bakobwa mwe. Impamvu mbabwira ngo iraruhije, nimureke. Maze iminsi nkunda kuganiriza abantu kugira ngo Imana nimfasha nkabona uko mbwiriza abantu n'abandi bajye bumva. Naganiriye n'abakobwa, nkabaza umukobwa ngo ni iki kibatera gukunda abasore, ugasanga ubwiye uyu ngo uramukunda, n'uyu uramukunda, n'uyu uramukunda, kuko narabibonaga. Noneho barambwira ngo nkunda umuntu umwe, ngo nanyanga ngo nzaruhe, ngo niyo njya kwiyahura ngo kubera gukunda umuntu umwe. Ndababaza, urukundo mufite rucikamo ibice bingahe? Ku buryo ukunda umuntu w'umusore ukabwira n'undi ko umukunda, ukabwira n'undi ko umukunda, mbese muzi ijuru tujyamo iryo ari ryo? Niba ukunda umuntu umwe nakwanga si uwawe, ariko wifata abasore 20 ngo bagerekeranye ubwire ko bakunda, bazabona ishyano bita ikibi cyiza, icyiza bakacyita ikibi. Kunda umuntu umwe niba umukunda. Urukundo ntabwo rugira amabara, urukundo ni urukundo nyine. Ndabwira abakobwa, abasore nabo nakoze ubushakashatsi nsanga nabo bameze gutyo, nabo ngo nuko bakunda abakobwa nka Veni. Abakobwa nka Veni turabakunda ngo uzabamaze iki wa musore? Nibyo bibaviramo kuba abagabo, mukagenda ukumva wa wundi waramukundaga n'uriya waramukundaga, wabona agakosa kuri uriya ugahita wumva wamureka ugasanga uriya kuko nawe agukundaga cyane. Niho za gatanya z'iki gihe zirimo zituruka. Wakunze abantu benshi, none uriya umubonyeho akanenge kangana urwara wari kwihanganira, kubera ko urukundo rwawe ntabwo rwari ruriho wenyine, ahubwo rwari benshi. None uzayagira akadefo uzajya umwanga usanga undi. Murabona izi gatanya tuzazigereza hehe? Mwa basore mwe namwe bakobwa, nimwe ndi kubwira, izi gatanya tuzazigarukiriza he? N'izi ntengata zanyu za buri munsi. Imana nitugirire neza. Hanyuma ndongera ndabaza, umwana umwe aza kungirira icyizere aranganiriza, arambwira ati mubyeyi ndagukunda,
ati ariko hari akantu nshaka kukubwira, ati ubu reba twagize toroma dufite ikibazo cy'ihahamuka, ati umusore ari kurara yashatse ari umugeni, ati mu gitondo akakwandikira akavuga ngo ndagukunda cyane, ati agashyiraho udutima twinshi, ati kandi ari umugeni wararanye n'umugore ijoro rimwe, ati uwo muntu niba ari umugeni uriya muntu yashatse si yari umugeni yari umukobwa nkatwe, ati ariko ahise bucya mu gitondo anyandikira ngo arankunda, urukundo afitiye uriya mugeni w'ijoro rimwe n'urwo ankunda uriya mugeni azahamara kangahe niba njye nakunzwe atari njye watashye mu rugo. Ati ikindi, ati abagabo bigiye hejuru bafite ingo zimaze kwigira hejuru baradukunda, ati ugasanga nabo batugize inshuti kandi bafite abagore babo turabazi ni abantu babana, uwo nawe ukabona yaguhengamiyeho aragusaba ko musohokana kandi ni umugabo ufite umugore we, ati uwo n'undi, ati ugasanga abasaza bangana na ba papa batubyaye niwe wakujujubije, niwe wagutesheje wakubujije amahoro ngo aragukunda, ati ukibaza urareba kuri porofayiro ye ugasanga afite umugore n'abana bangana nanjye bakuru, uranayirebye porofayiro ye kandi nawe yakubwiye ngo aragukunda, ati mwagira ngo tuzashyingiranwe nande niba umuhungu w'umugeni yanterese, umugabo mukuru umaze kugira abana akantereta, umusaza umwana data akantereta, tuzabwirwa n'iki? Ati ubwo ngubwo mwebwe ko muri abakecuru mwebwe mufite ingo n'abasaza bangana n'abo basaza muri kumwe badutereta, n'abagabo bakuze badutereta, n'abasore baraye bashyingiwe badutereta, none turajya mu masengesho tugasengera abana ngo nibubake ingo, mwa bagabo mwe, mwa basore mwe, mwa basaza mwe, mwarekeye aho ngaho. Nari nje kubabwira ngo nari nzanye inkuru nziza, ni ya ndirimbo navuze ngo hari inkuru nziza mbafitiye, ndashaka kuburira abantu ngo banyure mu nzira ifunganye, ndabizi muzanyumva muri benshi, muzanyumva muri mu Rwanda, muzanyumva muri mu bihugu byo hanze, nari nje kubabaza ngo uwo mukecuru wawe musazanye wamurutishije uriya mwana urangije segonderi? Ni ukuri koko uwo mukecuru ntabwo umukunda, urumva ukunda uriya mwana cyangwa urashaka kumwonona? Imana ikurebe, wa mugabo ko ufite abana ukaba uzi ahantu umwana ava, uriya mwana urimo kubwira ngo uramukunda ngo urara udasinziriye kandi koko urara udasinziriye kubera abazimu bakurimo ntabwo batuma usinzira, uramuhora iki uriya mwana wawe waretse agakura akagera ikirenge mu cyo ugezeho? Cyose wa musore wewe waraye ushatse ko ufite umugeni mu nzu, wagiye gukwa inkwano zawe, wagiye gutangaho amafaranga mukaba mwagiye muri sale nziza mugasohokera ahantu heza muri jaride nziza, wiruhirije iki? Kuki utajyanye uriya wabwiye ko ukunda? Mana nikugirire neza. Twagiraga indirimbo ivuga ibintu by'urukungu n'amasaka, ni indirimbo ariko akaba n'ijambo ry'Imana n'ubundi ryanditse hano muri Matayo ibice 13, ni umugani w'urukungu mu masaka. Noneho twararirimbaga tukavuga ngo nimubareke babe mu matorero bayihishemo, ariko umusaruzi azaza. Nimubareke babe mu matorero bayihishemo, ariko umusaruzi azaza. Nyir'umurima nazagusarura uzagaragara, nyir'umurima nazagusarura uzagaragara, nyir'umurima nazagusarura uzagaragara, nyir'umurima nazagusarura uzagaragara. Bamwe bihishe mu banyamasengesho, abandi bihishe mu baririmbyi, abandi bihishe mu badiyakoni, mu matorero menshi harimo urukungu. Yesu ashimwe. Turirimba iyo ndirimbo ntabwo twashyiragamo icyo cy'abadiyakoni, nta nubwo wenda twashyiragamo ibyo bindi nshyizemo, ariko ibyo twashyiragamo ni abaririmbyi, ni abanyamasengesho, tukavuga ngo mu matorero menshi barimo nk'urukungu, nongeyeho n'abo ngabo
kuko hari mu matorero abadiyakoni bashuka abana bato, harimo abaririmbyi bashuka abana batoya, hari abavugabutumwa bashuka abana batoya, hari abahanuzi bashuka abana batoya, bose nabashyira muri icyo gitero nkavuga ngo bamwe bihishe mu bahanuzi, bamwe bihishe mu baririmbyi, bamwe bihishe mu badiyakoni, abandi bihishe mu bayobozi, ariko abo bose bari mu matorero bameze nk'urukungu. Nari nje kubabwira ngo hari inkuru nziza narabazaniye, nje kubabwira ngo munyure mu irembo rifunganye. Iyo rero utanyuze mu irembo rifunganye, uratandukira ugaca mu nzira zose wiboneye. Ni ya nzira nababwiye y'igihogere unyuranamo n'ibyo bintu by'inkundo z'abantu 100 ese ubwo abantu 50 ntubatwaye muri ya nzira ubakurubana, abakobwa 20 ntubakurubanya muri iyo nzira, abagore 10 ntubakurubanya muri iyo nzira. Nari nje kubabwira ngo munyure mu irembo rifunganye cyangwa tunyure mu irembo rifunganye. Yesu ashimwe cyane. Mureke guca mu nzira y'igihogere, mureke tunyure mu irembo rifunganye kubera ko nyir'umurima aje gusarura. Haleluya. Nyir'umurima aje gusarura, nimuze tunyure mu irembo rifunganye, inzira ngari nayibabwiye, ni inzira ijyana abantu kurimbuka, inzira ifunganye nayibabwiye, ni inzira ijyana mu bugingo. Ndabinginga bene data ngo nimuze, nimugarukire aho. Garukira aho wa muririmbyi, garukira aho wa mudiyakoni, garukira aho ngaho wa muhanuzi, garukira aho ngaho. Ntubizi abo wagiye ujyana ku musozi se ukabwira ko ugiye kubasengera? Ntubizi se abo wagiye uca amafaranga ukabaca amafaranga ukagenda hari amafaranga urimo urakorera? Ntubizi se ko hari ababwiye ngo nibaguhe amafaranga ya nawe ngo bagire ku musozi kubasengera? Ntubizi se ko hari awagiye ubwira ngo Imana irakubwiye ngo bazajye bunaka ngo kumanura ibintu mu biti ngo gutega nta mafaranga ya nayo? Bakwirukanseho wigize bize ngo babone yuko ibintu koko ugiye kuvuga ari iby'ukuri. Wowe se ntubizi? Erega we n'umutima wawe muraziranye. Nigeze kumva umuhanuzi abwira undi ngo shanga uracyakorera Imana, ngo uracyafite amavuta y'Imana? Undi ati ndacyafite amavuta y'Imana. Ngo ugeze kuki se? Ngo banaka baguze imodoka, ngo runaka ngo ageze aha n'aha, ngo runaka ageze aha n'aha. Ngo ubwo se ngo ayo mavuta yakumariye iki? Aya mavuta se nahawe nayahawe kugira ngo nyahererwemo ibintu by'indamu, ariko Imana yigeze ibura ibiryo? Ni impamvu yaravuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana, ibindi byose muzabyongererwa. Ntabwo yigeze itubwira ngo nimuhanura cyane bazabaha amamodoka, nimuhanura cyane tuzabaha amazu. Oya, inzu nzazitunga, imodoka nzazitunga, nzagera ku bintu bya kure ninkorera Imana uko ishaka ko nyikorera. Haleluya. Kuko yaravuze ngo isi n'ibiyuzuye ni ibyayo. Izi modoka nizitazampa, ni ukuri nzayigira mu gukiranuka, nzanazigira mu gukiranuka. Inzu nziza niyo itazampa ijyanye n'igihe, inzu nziza Imana izazimpa zijyanye n'igihe bivuye mu gukiranuka. Ntago nje kubabwira kugira ngo hagire umuntu utekereza ko mvuga ubutumwa bwiza kugira ngo ngire ikindi kintu nisumburaho. Oya, nje kuvuga ubutumwa bwiza ngo ahari mbona umuntu n'umwe wakihana. Haleluya. Nje kubabwira ubutumwa bwiza ngo ningira Imana hagira umusore uhinduka, ningira Imana hagira urugo rukizwa kubera ko navuze ubutumwa bwiza. Nje kubabwira ubutumwa bwiza ngo ningira Imana hagira umukobwa uhindukirira Kristo. Nje kubabwira ubutumwa bwiza ngo abantu bige gusenga bahabwe Mwuka Wera. Nje kubahabwa ubutumwa bwiza ngo abantu duhinduke tube ibyaremwe bishya. Nje kubabwira ubutumwa bwiza ngo mumfashe tujyane mu ijuru. Haleluya. Nje kubabwira ubutumwa bwiza butankoza isoni. Ntabwo bunkoze isoni. Yesu nzi aho twahuriye, nzi ibintu yankoreye, ibintu yankoreye birafatika. Narabifashe n'ayanjye maboko, narabirebye n'ayanjye maso. Haleluya. Kandi reka mbabwire, hari abantu bakoreye Imana. Ariko basore, ntimwibuka Yosefu yanga kuryamana n'umugore w'umwami? Ariko ngo mwe muraryoshya da, ayiwe ngo umugore yakubengutse ngo ari umugore w'umwami, wajya ubirata ukavuga uti njye uriya mukirekazi yarambengutse, ariko yiyambura umwambaro arirukanka kuko Imana imurimo ntabwo yari kuyikoza isoni. Ariko ni iki gituma mukoza Imana isoni? Ni iki gituma mukoza Imana isoni? Ni iki gituma mukoza Imana isoni mwa basore mwe? Ngo umukobwa yagusuye muri geto ngo ntabwo watuma agenderaho? Ni uturayi se umuhaye? Ni akagati se umupfunyikiye? Umupfunyikiye umuruho, umupfunyikiye ibyaha, nawe usigaranye ibindi. Ese ko wari uzi ko muri geto bahakorera ibyaha, kuki wamwemereye ko aza? Ese wa mukobwa ko wari uzi ko muri geto atari kwa musaza we, wajyagayo kugira gute? Imana itubabarire, Imana ibeze ibatunganye. Ni iki kirimo gutuma mutobanga ibintu by'Imana? Ngo muraririmbana, ngo yaraje ngo nari nagiye ngo kwadirija ngo kugira ngo anyigishe indirimbo twari tumaze iminsi ngo mwatangiye. Wicaye ku gitanda muri geto, nta yindi ntebe yari irimo. Mwicaye ku gitanda murarepese mukubitanye gutyo ngo amajwi agiye neza, mu kanya ibintu birahindutse, muranaryamye. Nicyo cyakugenzaga?
araje araje azabibabaza. Nibucya dirija urangije kurepetera n'uwo nguwo murepesa indirimbo murepese n'ibindi, murangije ngo ugiye kurepetesha abaririmbyi bose ngo ugiye kubabwira ibyo byaha byawe, ubwo se kugira ujojoba ibyaha ugiye kubabwiriza iki? Imana itubabarire, Imana itubabarire, itubabarire. Wa mudiyakoni we, Imana yaguhaye umugisha, urakora muri ofisi nziza, urakora akazi keza Imana yaguhaye, urahagurutse ufashe imodoka yahanye randevu n'umugore utari iwawe, mugiye kurya ubuzima ku mazi, ngo ni ukurya ubuzima, ni ukuburya nyine. Erega iyo umuntu yariye ikintu ntabwo kigaruka. Niyo mpamvu mwabyise ngo ni ukurya ubuzima, ni ukuburya nyine. Ngo mwagiye kurya ubuzima, mwagiye kuburya nyine. Muragiye muraburiye abantu biramenyekanye, bagukozeho ngo wari uzi ko ari wowe utanga amaturo menshi mu rusengero ngo ibintu bizahindana kubera ko nta maturo watanze muri korali, nta maturo watanze mu kidiyakoni, wapfanye izo feza zawe tukajya mu ijuru. Ninde wakubwiye yuko umuntu ugabura ijambo ry'Imana, ukora ku ruhimbi rw'Imana, akora ku byashinganywe bityo? Imana ikubabarire, Imana ikweze, nawe uranyumvishe ntacyo bitwaye. Kandi nawe wa mugore we mwajyanye, uri uwo mu rusengero, uri umuririmbyi, muraririmbana. Si umudiyakoni mwasohokanye? Si perezida wa korali mwasohokanye? Si umucuranzi wanyu mwasohokanye? Ariko Imana yarababonye, nubwo abantu batababona, ariko mu ijuru barabizi ko mwabikoze. Mwihaniye hehe? Nihe mwihaniye? Narinje kubabwira ngo tunyure mu nzira ifunganye. Kandi bagenzi bene data, ntabwo nshaka kurenza aha hantu kugira ngo ahari n'ikindi gihe tuzabona ibindi tuvuga, ariko niba ngibi nubyumva uri kure cyangwa uri hafi, wikontorore. Uracyakijijwe? Uracyuzura umwuka wera? Ko wahamagawe uririmba uracyaririmba? Ko wahamagawe uri umunyamasengesho uracyasenga? Ngo wageze mu bihugu by'amahanga, ngo Imana yaguhaye ngo ntabwo hameze nko muri Afurika, ntaba muri Afurika nkazajya mu ijuru. Imana ningirire neza. Si icyifuzo, sinshatse no kuvuga ko kuba hanze ari mu byaha, ariko mbwiye bose, mbwiye abari aha n'abadahari. Imana nitugirire neza. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nimunyure mu nzira ifunganye. Wa mugabo we, naje kukubwira ngo wikontorore. Uracyari mu murongo w'Imana? Urumva utarahengamye? Wa musore we, uracyumva uri mu murongo ntabwo wahengamye? Uracyari mu nzira ifunganye? Mukobwa wanjye we, uracyari mu nzira, ntabwo wahindukiye? Wa muhanuzi, wa muvugabutumwa, wa mudiyakoni, wa muririmbyi, ni mwebwe narinje kubwira ngo nimuze mumfashe tunyure mu nzira ifunganye. Nimuze tugende, ndumva nshaka ko tujyana mu ijuru. Imana nibagirire neza. Ndabizi turabyumvishe, murabyumvishe, ariko ndumva nshaka gusengana Imana namwe kugira ngo iri jambo rigire agaciro. Nushaka uba uri kubyumva uryamye, nushaka uba ubyumva wicaye, nushaka uba ubyumva uri mu nzira, ariko icyo nshaka ni ukuhindukira. Mfasha tujye mu ijuru, nicyo mbifuriza. Kansenga Imana kugira ngo Uwiteka atugirire neza. Mana Data wa twese wari uri mu ijuru, uri Imana nziza, kandi iri jambo mvuze ni iryawe. Iri jambo riranduta, iri jambo ni iry'imbaraga. Abantu bagiye kuryumva ni abagabo n'abagore, ni abasore n'inkumi. Mana, aba bantu bamwe barakumenye bagenda basubira inyuma, abandi wenda ntibaranakumenya, ariko mfite icyifuzo cy'umutima wanjye wuzuye. Nakabaye ndi mu bindi, ariko ndaha ngaha kuri iyi TV y'ubuzima buramya Imana, kugira ngo namamarizeho inkuru nziza, igere kure ku mpera z'isi, ijambo rihagere, kandi abantu bahinduke banyure mu irembo rifunganye. Ibyo ngibyo Mwami, nubikurikirana abantu bagahinduka, nanjye nzagushima, nzaguhimbaza no mu ijuru. Ijambo ryawe ryambwiye ngo abahinduye benshi ku gukiranuka bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Iryo kamba nanjye nzaryambare. Urakoze kumvishe gusenga, nuhindura abantu nanjye nzashima izina ryawe. Urakoze kumvishe gusenga kwacu, uha umugisha abakorera kuri iyi TV y'ubuzima buramya Imana, batekereje ko dukwiye kuhavugirira ijambo. Urakoze Mana, kandi uyagure rwose, ukore ibirenze ibyo twibwira n'ibyo dutekereza, mu izina rya Yesu. Amen. Tugusabiye umugisha, Imana iguhe umugisha. Amen. Hari akantu bakundaga kuvuga byanditse no muri Bibiliya, ngo ab'iki gihe bakwiye ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Kandi ngo umwuka abafite amatwi nibumve icyo umwuka abwira amatorero. Amen. Ijambo ry'Imana riri clear, rirasobanutse, kandi riba rifite uwo ryagenewe, riri gushaka, ririmo kugira ngo ryeze ubugingo bwe
rero turagushimiye kubwo kumvira Imana, Imana iguhe umugisha. amen haleluya Nshuti bakunzi bacu rero b'ubuzima buramya Imana TV, wowe wari urimo ureba iki kiganiro dusangira ijambo ry'Imana, ndizera ko hari icyo riri bukore muri wowe mu bugingo bwawe no mu mutima wawe. Twese dufatanyije dukomeze turusheho guterana imbaraga kugira ngo ubugingo bwacu bube buzima, cyane cyane twite ku ijambo ry'Imana turyumve muri ibi bihe bigoye by'ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Imana iduhane umugisha. Amen. Turagushimiye rero wowe wari uduteze amatwi wifuza kudusangiza ubuhamya bwawe cyangwa se wifuza gutera inkunga umurimo w'Imana mu buryo butandukanye, twandikire kuri nimero ziri munsi y'iki kiganiro cyangwa uduhamagare kugira ngo dukomeze turusheho gufatanya kwagura ubwami bw'Imana. Turagushimiye umubyeyi wacu mu musenga, Imana iguhe umugisha. amen namwe Imana ibahe umugisha cyane Yego, namwe mwese rero mwari mudukurikiye turabashimiye. Ikiganiro cyacu n'aha tugisoreje, nakagaruka. Imana ibarinde, Imana ibahe amahoro, Imana ihembure ubugingo bwanyu, tuzabane mu ijuru.